Ladies and gentlemen, this is MC Champion. This is a real time. Ndi hano ngo bagaragarize the big judges. Mfite umukenyezi, Kovingonzi, Mugabo. It's time to present Mrs. J. Yesu maronko nakubonika pyramid amaboko turi responsible no complicable bana bashicingano dukomeye nk'imigano nyuma ya byose twifatira. Ladies and gentlemen, umuntu ugiye kubabwira ntabwo nshaka kumuvuga mpagaze ku maguru abiri. This is the time I can talk to my God, the one and only. Yakoze MC, yakoze judge. It's a comedian, it's a musician, it's a journalist. Ladies and gentlemen, let's give big welcome Mr. Kagoma! To the hot. No cheating on my beach. Tutavugana na snitch. Uratangira twibwira izina ryawe, utubwire n'impano yawe, ubundi dutangire. Okay. Amazina yanjye ni Kari, mfite impano yo kuririmba. Okay. Kari kuririmba. Watangira, ntabwo dutinda. Amategeko n'amabwiriza twayabasobanurira mbere ko mwinjira muri room dukoreramo. Ikindi amanota nzajya nkubwira ko kanya ariko turi bwaze guteranya amanota nk'abajaji kuko ndi kumwe na judge mugenzi wanjye duhuze tubaha amanota. Abatsinda bazakomeza ku rwego rw'igihugu ariko nuri butsinde hano turaza kumuhemba. Ndumva watangira. Okay, twagiye. Ubuyobozi bubereye abaturage. Ubuyobozi bubereye abaturage. Ubuyobozi bwiza we. Ceceka Yesu ako nkawe uri kuririmba uri gushesha amasaka. Kuririmba Reba umuririmba aho nyine kuririmba indirimbo nziza. Ni nziza turaza kubireba. What if y'umweru andi manota turaza kuyamenya. Next. Nkuko twabibasobanuriye mu mategeko mbere yuko mwinjira, iri ni irushanwa ku rwego rw'akarere. Umbasha nubwo ndeba uri kwirangaza iki n'iki. Uratangira utubwira izina ryawe ubundi utangira. Mfite amakarita abiri, y'umweru n'iy'umutuku. Njye na mugenzi wanjye turaza guhuza hamwe amanota. Gusa ndaguha n'amanota. Gira fast bitumarira umwanya. Yitwa Bullet. Abafite impano yo kogeza umupira. Bullet impano yo kogeza umupira. Ubwo si ibyo bintu ubiuze ariko ntacyo. Ogeza ibyo ogeza bene wanjye. Urabyumva? Bebe byumve mukanya. Tagira twumve. Hano ni kuri stade ya Rundramo. Tukaba dutangiranye hano amakipe abiri agiye guhangana n'Imukara. Ikaba yitwa Furugusi, tukaba tugiye no mu yindi yitwa Vundirisi, tukaba dutangiye hano. Abakinnyi ni 11 kuri 11 na Rubiti rurimo arambo n'abambaye umwenda w'umukara. Nareba ari kasa n'abandi bakinnyi. Sinzi ukuntu turi bubitandukanye. Hari yarawufashe mapema aramanutse. Ndi kumubona ko yakasera, bamufashe aramwatatse neza. Mina igende pitapa. Bakabaka ikindi amuteye takere y'umugongo. Umuntu ahangaha ntabwo nabyemera. Gute batamuha ikarita? Ceceka mwimye umutuku. Yaramuhaye ikarita. Yesu Ibyo ni bikiri kuvuga. Hari yaramugabiye aramukwepa. Umbasha ndakumva. Continue. Sohoka. Ugende. Bege kiroguru. Next. Uyu munsi bateguye abajaji b'abana. Uretse sha ko iki kintu ni cyera cyangwa ufite impano yo kuba imbogo. Uravuga amazina yawe. Ufite amakarita abiri y'umweru n'iy'umutuku. Ubundi dutangiye. Uravuga amazina yawe, impano yawe, bite dutangiye.
jye na judge mugenzi wanjye nitwe tuguha amanota ibyo bintu ubwo bugabo okay yes Imana y'ubujudge yego Imana y'ubujudge Imana y'ubujudge cyangwa wivuga wowe ntabwo jye mfite wowe okay tubwire Imana yawe judge international na cima kandi hose baranzi ubu ntakuzimbere noneho maguru kako mani murasimburwa uretse ko mutakishoboye simamye neza mani ko ubundi muri abajudge akosha ibikoresho byo bijaje nari sinzi nyiri wabapana sinzi niba naraso ubundi nasomye neza tangira wowe wanjegera reka ndebe mutanubulira abanazi ko shambwa ni natsinda ibihembo nkavuze ko murima twagiye ariko shaka kamba judge buretse wakireyewe kandi byagiye we kigori ase murakatiye muratire turi kugukata amanota mwe murakata nabaze ntugamenye nitabiriye amarushanwa menshi nuko nize nsinda abasazi inota rimwe aje umusazi okay nari vuga amazina yawe ufitiye Imana ese mu bantu uri kujaje ngo hora nimba afite Imana y'ubujudge sinzi akosha waba uzi ko uzatsinda nazajya ku rwego rw'igihugu n'uburenganzira kujyana imbere y'abaperezida n'abantu bakomeye kuba judge inganye ese nsanze babikeneye niyo misatsi wagira ngo washyizemo koko nta mutatu ndenze abagore mu ishati yaje yambaye wakoze icyakoze shati se shani indi yambaye muri mu ishati rayito kerari twagiye widukerereza impano yawe okay nari bari wowe wivuga none abakobwa baranagura n'ubu nyine nawe mfite umwanya wo guterana nawe amazi yanjye yashize kubera izi njyajya ijambo rimukomeze okay twakomeje undi kuri ariko menya utazi icyakoze mfasha nayisohora bawusa gatendeke next niba gasohora dore none uje ikosha uri umugore uri umugabo uri ikinyabitare we waba n'ikinyabitare oya nicyo ntazi koko tangira binganiriza harya ngo urinde banyita judge na cima kanose baranze ako judge uravuga amazina yawe uhita utangira n'impano yawe please yewe nitwa Marinette ngo nagira ngo tuganire tuziranye ndaganira nenge ndi bene wawe watuganira na nusazi wawe uratangira impano cyangwa yatangiye ngohereza amanota se burya mwavuga ibintu bijyanye n'impano ufite kiburi ntabwo uratangira noneho amanota yagushize mu mutima natinye muri za Korea y'Amajyepfo muri za Korea y'Amajyaruguru mu Bushinwa n'ejo bundi navuye mu mbyina giye kubyina Marinette impano kubyina amanota yagishize Yesu fite umunwa cye byagiye numva akantu kababaje uvuze ko Yesu yapfuye sha Yesu yarapfuye none Yesu yarapfuye none amaze gupfa hari ikinyita yajyaga yambara none Yesu Kristo yajyaga yambara ikinyita urumva gusa ko yavuze kugitanga ubutunzi ikinyita Imana ni ibinyita ndavuga ikinyita cya Yesu Kristo Imana ni ibihese uzi ko nabuze ikintu nandika ushaka uzi ko amanota gushaka ntaranandika impano ndakubonye mpita nibuka kandi nakuzi ko buri ugiye nko mu birunga bahita baguhindura n'ingagi bakajya baza tangira byina ibyo bishinwa byendera nanjye ndaza kumenya ngo reka mbyine mfite amakarita abiri iy'umweru n'iy'umutuku zose uzihe byina nandi rimose muri kireme indirimbo okay Tujye pati, teke mapuke, tujye take, teke masake, tujye pati, teke mapuke, tujye take. Kaguwa mapu ya shozi A few moments later. Teke mapuke, tujye pati, teke masake, tujye pati, teke mapuke, tujye take. What be this?
Jesus, to the hot no chilling on my beach icyo tuvugana na sinichi underage go sleep it is finished. Reka ntago to the kid on the street to the hit on the street to the hot duhiga keshi overdose kugahiga no general ato akagafuke kara ko gukanga diverse ngenda tegura noneho yereka amanota Photo. muri zira mpano sarike wowe wabaye amanota ameze gute mubibonye gute se mwemwe ngende narimbishe njye naje ndanabatutse ahubwo sinzi ko ari n'ikizere mfite ariko muri icyo bituntu nawe ariko yereka rubungana agakayi ngende sindi umujyaje nabonaga nyine ntabwo bari bari kubikora neza ntacyo buriya ukuntu ibintu bikorwa njye nagiye mbana ikarita itukura bose ni zero none aya mafaranga gavumenti yaduhaye turayagabana ko Yesu! singaya se tugomba kuyagabana ziriya bose ngiye kubaha zero tuzashaka impano mu kandi karere abazahagarara igihugu ntabwo se wabonye zero reka mbe nyitwihereye urabona mbere bawahereye reka njya koze ubujaji urimo urabwiyumvamo ko ndabyo ko umukobwa reka ngo habiri iki cyo ni zero ifite na ariko reka mbabaze akantu kamwe nk'ubu ntawe uraho nta n'ikintu wakora kugira ngo undi umujyane iyo ushobora kwima nta kintu yakoze wamenye ibintu yakoze ntabwo twababura twanabatora no mu muhanda emusise ntabwo nsabiragenda gusa siriya ni ingegera rero barasebaza ibintu bifite abandi bantu bantumye nzabwira ati ibintu byagenze gutya misiyo yarangiye nabo nkabahakana sinareberaga hano mu idirishya se buriya yakuze are nabyo ibi yabizi se Byagaza. uzi ko umuntu ikintu bisaba Byagaze. are nabyo none se bazi bigize ubona imusi oya namuretse aho ndabafasha none se umugambi wese bafite ikaramu n'urupapuro yego nizo wakora ugomba kujajinga ibintu none se wowe kuri iki kigo neza kandi ibintu ujya wowe kuri iki kigo bino bintu ubona by'Imana cyangwa by'amarushanwa birategurwa biba byaranarangiye maze n'abazatsinda baba bazwi hano rero nta n'umwe uri buhave bose ni zero wakoze iki hariya njyewe ni abatamagiranye none ikintu kijyanye n'umupira ubundi biriya ni ibintu byanjye oya uyu nguyu umurekeye yigize umuhanga hariya twari turi ibintu byose wabihakanye ngaho wewe zero ifite amatwi ndetse hariya twari turi mu kibuga yavugaga aha wowe wakoze iki akira ubwo yumve ngo aya yawe undi se wowe ngira ngo ariyo ngo uremusi ngo waturutse ngo mu Burundi ntaborosha fata gitanu aya Jesus. bana nabo ndagenda Blood of Jesus. twigendere tuhita tubabwira ko bose batsinze ubutaha ntitugukenera tuzagukenera wowe wakoze hari ari kuri wowe ko wabyinaga hariya hari kirakaruta hari aginisha imikino ndayiza ahubwo azafata intera stage ariko Jane ubutaha rero ntidukenera si wahembwe ningukenera nzongera guhamagara imirenge zane zino dokima gavumenti zitwaka raporo wowe igendere reka nanjye njye kuvugana n'iby'amanota n'iki sibyo baye musiba b'abarundi akazundi gitanu mu marundi sikisha kari akabibi nako ndakariye izi furusi ariko nako gitanu mu marundi ni ibyaguye ubu noneho igisigaye bose reka mbabunurize ikofi n'ibyo uzayirya na bose MC byagenze gute ko mbona wabyimbye ikiboko cyabyimbye ntabwo ubizi ko bose yamuha tuzitumye double job ibyo se ni ibiki ntabwo uri MC after MC bouncer bawusinga ibikize bose wawe n'indese mu nzira nigendera ndi bawusa ndi jaji mpuzamahanga ibintu mubonye uri gukora nakubonye ahubwo ugenda utanga amanota vuba wambonye nye sunzi se wanaka ngiye kukwereka uburyo kaguma ziguruka It is finished. uri kuriga bawusa kanyabarika nanjye cyakoze ntabwo wagendera reka nguhembe